Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Imana ikumere umugisha. Uyu ni wa mwanya wacu yo time revival. Urubyiruko ni igihe cy'ububyutse, nta kindi turi kuvuga buri munsi, nta kindi turi gutekereza buri munsi uretse gukomeza kwibwira ku gihe gikomeye cyiza kandi gitangaje Imana iduteguriye cy'ububyutse, igihe cyo kuzura imbaraga z'Imana kandi mu buryo bwagutse, mu buryo butangaje. Imana ikabona uko ikoresha itorero ryayo mu gukiza isi. Uyu munsi ku kwezi dukomeje kurebana hamwe kwizera kuduhindura abana b'Imana no kurebana imibereho y'abakijijwe y'abana b'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira intwaro zirasa kwizera kwawe. Niryo jambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo tuze kuganira. Reka turebe mu rwandiko Paul yandikiye Abefeso igice cya 6 n'umurongo wa 12. Hari amagambo avuze ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iri ni ijambo rikomeye umuntu wese uri muri uru rugendo akwiriye kuba ari kumva kandi akwiriye gusobanukirwa. Intwaro zirasa kwizera kwawe. Tubonye ijambo ritubwiye ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri. Mwene data, mushiki wanjye, ndagira ngo ubwire ngo Imana ikeneye ko tumenya kandi dusobanukirwa intambara turimo turwana iyo ari yo. Dufite intambara ikomeye cyane, ariko ikomereye twebwe, ariko yoroheye Imana. Hanyuma no kumenya iby'iyi ntambara ukuntu yoroheye Imana, nibyo bizatuma nawe ubwawe ikorohera mu izina rya Yesu. Nibyo bizatuma nawe ikorohera mu izina rya Yesu. Intambara ni iyihe? Intambara ni ibyo ngibyo uri kureba mu buzima bwawe. Hari abantu bavuze intambara bategereza igihe ibintu bizaba byacitse bimeze. Intambara ni ibyo ngibyo uri kureba mu buzima bwawe. Ibyo ni ibiki rero? Ibyo ni ibitero bitari kugaragara mu buryo bw'umubiri. Ibyo ni ibitero bitari kugaragara byaje ngo biboneshe amaso yawe, muvugane cyane mu buryo buri fizike bushoboka bufatika, ariko ni ibitero bifite umugambi ukomeye wo kukwica kandi no kukuriganya kandi no kukwambura ubugingo. Reka nkubwire ngo ibyo ngibyo ntabwo bifite inyama n'umubiri n'amaraso, ariko ibyo ngibyo birahari kandi birakora mu buryo butangaje. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Hanyuma ngo mukirana n'abatware. Umva abantu mukirana. Ujya wireba wowe ukisuzugura, ujya wireba wowe ukabona uri umuntu uciye bugufi, ni byiza, ariko ndagira ngo uyu munsi umenye, usobanukirwe mu guca bugufi kwawe abanzi ufite, amazina bafite, abanzi ufite, amatitire bafite mu buryo bw'umwuka. Ijambo riravuze ngo ukirana n'abatware. Ijambo riravuga ngo ukirana ngo n'abafite ubushobozi, ngo n'abategeka isi y'umwijima. Urumva ukuntu ijambo rivuze ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Burya wowe uko wibona, ibyo bintu bingana gutyo nibyo bintu biza kugutera buri munsi. Abatware, abafite ubushobozi, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ibyo ngibyo biza buri munsi gushaka ukuntu byangiza ubuzima bwawe. Imana irashaka kumenya intambara uri kurwana, urwanya kwizera kwawe, kugira ngo usobanukirwe kumenya nawe uburyo ugomba kurwana iyi ntambara. Ndashaka kukubwira ngo utazi yava kandi ntago amenya iyajya. Numara kumenya neza intambara urimo iyo ari yo, numara kumenya intwaro zirasa kwizera kwawe izo ari zo, uraza kongera kuba maso cyane, kandi biraza kuguha imbaraga zo kumenya uko nawe ukwiriye gutangira gukoresha kwizera kwawe. Hari igihe umwanzi ukurasa aba afite intwaro iremereye kandi irasakure, hanyuma utaba maso ngo nawe ushake intwaro ziremereye kandi zirasakure, ugasanga urugamba urarutsinzwe. Burya nta handi ujya utsindirwa, burya nta handi ujya unanirirwa, nuko umwanzi akurasa akakotsa igitutu kubera kutamenya ko uri kurwana n'umwanzi ufite imbaraga, ukarasisha intwaro isanzwe. Twabonye intwaro z'intambara y'umwuka,
dusanga Imana iri gutanga inama ivuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Imana iri kuvuga ngo mwambare gukiranuka. Imana mu ijambo ryayo ikavuga ngo mwambare icyuma gikingira igituza ariko gukiranuka, mwambare ingofero ariko gakiza, mwambare. Ibyo byose urabibona hariya mu gitabo cy'Abefeso. Ariko nagira ngo mbwire ngo uyu munsi ubwo Imana igukoze ku maso ikongera kukwibutsa intambara urimo, ukongera ukamenya ko urwana n'abatware, ukongera ukamenya ko urwana n'abantu bafite ubushobozi, n'imyuka ifite ubushobozi, ukongera ukamenya ko urwana n'imyuka mibi. Imana iri kugukangura kugira ngo nawe ufate kwizera kwawe wongere umariremo volume mu izina rya Yesu. Ububyutse ntabwo buzemera abera b'Imana badahishuriwe kumenya intambara bari kurwana n'imbaraga ziri kubarwanya izarizo. Ntabwo bishoboka, ntabwo byemera, kuko ububyutse ni ubumana buzicara, ni karagita y'Imana izicara mu buzima bw'abera. Hanyuma karagita y'Imana ikeneye kwinjira muri wowe, ariko ikeneye kwinjirana n'ubwenge bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Karagita y'Imana ntabwo igitandukana n'ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana nibwo bushorera karagita y'Imana ikinjira mu mutima wawe. Iyo yagezemo rero haba ibintu bikomeye cyane. Nta kindi rero ukwiriye kumenya uyu munsi, ukwiriye kongera gusobanukirwa, intwaro zo kwizera zikeneye kuba zityaye muri wowe kugira ngo urwane neza n'iyi ntambara uri kurwana, urwanye izi ntwaro ziri kurasa kwizera kwawe. Mushiki wanjye, mwene data, hagarara ushikame ukomere mu kwizera kwawe. Hanyuma iyi myuka mibi, aba batware, izi mbaraga, iyi myuka yose ifite ubushobozi, niza isange kwizera kwawe kurengeye ubushobozi bwayo. Isange kwizera kwawe Imana yaramaze kugusotesha, yarakuzamuye ku rwego iyi myuka niza ihunga. Yesu yigeze yagenda ngo mu gihugu cy'Abagadareni, ngo arambuka ngajya mu gihugu cy'Abagadareni, ngagezeyo ngo wari utewe n'abadayimoni, ngarirukanka aravuga ngo duhuriye hehe? Imana ikumpere kwizera, iyi myuka nijya itinyuka kukureba, isange ikwiye guhindira imishyitsi imbere yawe. Waravuga ngo duhuriye hehe mwana w'Imana? Ngo igihe cyacu ntabwo kiragera. Imana irashaka ko uba kuri urwo rwego rwo guhindisha umushyitsi imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Intwaro za Satani nizirasa kuri wowe, zisanga ufite igihome cyitwa kwizera kigukingira, kandi zisanga ufite intwaro zityaye kurusha izo ntwaro. Hanyuma urugamba urimo, intambara ziri mu buzima bwawe, uzitsinde mu izina rya Yesu. Imana ikumere umugisha. Ububyutse ni imitekerereze y'abantu Imana ishaka kubakaho ububyutse, kubakiraho ububyutse. Reka dukomeze kuba maso, nta kindi turi kureba ni ububyutse, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Umwuka Wera mu buryo bwagutse kandi bw'ubutware n'ubushobozi bw'Imana mubera bayo. Nta kindi rero, Your Time Revival, urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Ububyutse amasoko yabwo ari mu rubyiruko. Reka wongere kuba maso, wongere kubana n'Umwuka Wera, umwemerera kuyobore kugira ngo adushoboze kugeraho Imana iri kuduhamagarira. Umunsi mwiza, Imana igendane nawe, Imana igufubike, Imana ikumere umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.